Yes, twongera tubaye ikaze aho merere hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kunyura mu makuru abagiye asohoka mu nyamakuru bigiye bitandukanye kuri iyi channel. Amakuru yacu rero turayahera hano kuri iki kinyamakuru cyitwa SKFM. Aho umuyobozi wacyo Sam Karenzi agiye kujyana super manager muri RIB. Umuyobozi wa radio SKFM akaba n'umunyamakuru w'imikino Sam Karenzi arateganya kujya kurega Gakumba Patrick uzwi nka super manager mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma y'amagambo arimo kumwandagaza aherutse gucisha ku muyoboro wa YouTube. Mu minsi mike ishize nibwo super manager yumvikanye avuga amagambo arimo gusa n'usebye umunyamakuru n'usebye abanyamakuru barimo Musangamfura Christian Lorenzo n'umukoresha we Sam Karenzi. Mu magambo bikekwa ko arimo ibyaha yavuze Gakumba yagize ati cyangwa se super manager yagize ati ya radio iyoborwa n'umuntu ufite iminwa ibyimbye wagira ngo afite ibibyimba. Uretse kandi yavuze nandi agaragaza ko iyo radio yavugaga ubwo bikekwa ko ari SKFM n'ubundi idakwiye kuba ifite umuntu wasezerewe ku gitangazamakuru cy'igihugu cya RBA. Bikekwa ko yaba yaravugaga Lorenzo ndetse avuga ko aryamana n'abo bahuje igitsina. Nyuma y'aya magambo yanenzwe na benshi mu bakunzi ba ruhago mu Rwanda, Sam Karenzi yemereye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru cyitwa Umuseke ko ibijyanye no gutanga ikirego muri RIB biri gukorwaho n'abanyamategeko be. Sam Karenzi yagize ati ntabwo ndabikoraho ariko abanyamategeko bacu barimo barabikoraho. Uretse Sam Karenzi uvuga ibi, na Lorenzo abicishije ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter yavuze ko asaba inzego zirimo polisi y'u Rwanda na RIB kumuhumuriza kugira ngo abashe kugenda ntacyo yikanga, kuko super manager yari yavuze ko abantu bakora ubutinganyi, bikekwa ko yavugaga n'ubundi Musangamfura ari we Lorenzo, bakwiye kwicwa bakavanwa mu bantu. Akaba ari uko bimeze kuri iyi nkuru ya super manager Lorenzo ndetse na Sam Karenzi. Ese wowe udukurikiye uremeranya na Musangamfura ko polisi ikwiye kugenda icunga abantu ku muhanda, cyangwa se nawe ntabwo ushyigikiye uyu mutaramu witwa super manager? Uratubwira aho muri comment utubwire uko nawe ubyumva. Bimaze iminsi ariko binagaragara iterana magambo ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa Lorenzo aho yavugaga yuko uyu mutaramu witwa super manager ngo adakwiye rwose kubavugira ikipe ya APR. Hanyuma undi aravuga ati rwose umuntu wirukanwe ku gitangazamakuru nka RBA ntiyakabaye yakirwa ku kinyamakuru cya Sam Karenzi ariyo SKFM. Ari naho rero uyu super manager nawe yahise abagarukana akababwira ati ibyo bintu byihorere papa, ati wowe umuntu witwa Lorenzo rwose ntiwakabaye ukora aho ngaho, ndetse uranigaragaza kuri gahunda z'abana bahuje ibitsina, rwose wowe ukwiye gufatwa. Yes, tujyana mu ikipe ya AS Kigali aho batubwira yuko ikipe ya AS Kigali yabonye umutoza mushya nyuma yo gutandukana na Guy Bakira wari umutoza wungirije. AS Kigali yungutse Nyandwi Idrissa nk'umutoza wongerera imbaraga abakinnyi cyangwa se fitness coach mu ndimi z'amahanga. Uyu mutoza uherutse gutandukana na Police FC yerekanwe nk'uzaba yongerera imbaraga abakinnyi mu ikipe itozwa na Mbarushimana Shaban. Amakuru y'ikinyamakuru cyitwa Umuseke wamenye nuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mbere yo gutangira imyitozo, Bayingana Innocent ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bwa AS Kigali cyangwa se bakunze kwita team manager yafashe ijambo maze yerekana Nyandwi nk'umutoza wongerera imbaraga abakinnyi. Uyu yaje asimbura Haruna uzwi nka Bangala wakoraga izo nshingano azifatanya no gutoza ikipe y'abatarengeje imyaka 20. Uyu Bangala uyu yaje asimbura Haruna uzwi nka Bangala wakoraga inshingano, cyangwa se Bangala yabwiwe ko agomba kuguma mu bato akaba ari hashyira imbaraga cyane. Nyandwi wahawe izi nshingano muri iyi kipe yaciye mu makipe arimo Musanze FC na Police FC nk'umutoza wungirije. Akaba ari uko bimeze rero mu ikipe ya AS Kigali.
Yes, tuve hano muri ikipe ya AS Kigali tujye mu ikipe noneho ya APR FC. Ikipe ya APR FC, abafana b'ikipe ya APR baremeye Jangwani wagaruwe mu nshingano ze. Nyuma y'inama yahuje ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo n'abafana bayo, bahise bashyiraho gahunda yo gutangira kwegeranya ubushobozi bwo kuzasura Mugisha Frank uzwi nka Jangwani wagaruwe mu nshingano zo kuvugira abafana b'ikipe ya APR. Wa gatatu tariki 24 Nzeri, ubuyobozi bwa APR FC buyobowe na Brigadier General Deo Rusanganwa bwahuye n'abahagarariye amatsinda y'abafana b'ikipe hagamijwe gutegura neza umukino wa Pyramid FC yo mu Misiri. Mu mukino ubanza wa CAF Champions League uzabera i Kigali kuwa mbere Ukwakira 2025, impande zombi zaganiriye kuri gahunda z'iterambere ry'ikipe. Ubuyobozi butega amatwi ibyifuzo by'abafana birimo no kugabanya itike yari ku 5,000 ahasigaye hose. Babwiye ko abazagura amatike kugeza iminsi 2 imbere y'umukino bazaba bayigura amafaranga 3,000 ku bazicara ahasigaye hose, ariko nyuma yaho ikazasubira ku biciro bisanzwe. Indi nkuru nziza yagarutsweho muri iyi nama nuko ubuyobozi bwatangarije abafana ko Jangwani yagaruwe mu nshingano yari asanganywe nyuma yo kubavugira nk'uko byari bisanzwe. Abakunzi ba Nyamukandagira bahise batangiza igikorwa cy'urukundo cyo kwegeranya ubushobozi bw'amafaranga yo kuzaremera Jangwani nyuma y'ibibazo aheruka kugira ubwo yatabwaga muri yombi akekwaho ibyaha birimo icyo guhabwa no gukoresha inyandiko zigakoreshwa icyaha icyo zitagenewe bikamuviramo gufungwa by'agateganyo. Amakuru yandi umuseke wamenye nuko mu matsinda y'abafana b'ikipe y'ingabo cyangwa se fan clubs hatangiye gukorwa igikorwa cyo gukusanya amafaranga yo kuzasura uyu muvugizi wabo mu rwego rwo kumwereka urukundo. Akaba ari uko byifashe mu ikipe ya APR. Ariko mbere yuko dukomeza, nyamuneka uturakanda subscribe wakanda ukakanda like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye haba mu Rwanda haba no hanze y'u Rwanda. Yes, dukomereze hano aho UCI cyangwa se irishyamwe rishinzwe gutegura imikino y'amagare ku isi. UCI yahinyuje abibwira ko Afurika itakwakira amarushanwa akomeye. Ubu ni Perezida Kagame wabivugaga. Ibihugu bigera ku 108, abaturage barenga miliyoni 300 ku isi bahanze amaso u Rwanda kubera isiganwa ry'amagare ririmo kubera i Kigali mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yashimiye ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare UCI kuba irushanwa ririmo gukinirwa muri Afurika by'umwihariko u Rwanda. Mu ijambo Perezida Paul Kagame yavugiye muri Kigali Convention Center afungura inteko rusange y'194 ya UCI, yashimye perezida w'iri shyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi David Lapalisier kubera yahisemo ko iri siganwa rya 2025 ribera mu gihugu cy'imisozi igihumbi aricyo u Rwanda. Yagize ati, twabona siporo nk'ikintu kiganisha ku iterambere n'amahirwe kandi kwakira ibikorwa byo ku rwego mpuzamahanga byihutisha iterambere bikanagira impinduka nini bizana. Ariko kenshi Afurika cyangwa abandi batabimenyereye bakiriye batoranyijwe ngo bategure ibyo bikorwa, ibitekerezo bivugwa biba byuzuye impungenge, akenshi bica intege. Hari abumva ko kwakira ibikorwa nk'ibi biremereye byaba umwihariko w'abantu bake. Ibi bitekerezo birashaje kandi biribeshya rwose, kuko itegeko rya mbere muri siporo ni ugushyira mu gaciro. Turaha kubera ko David Lapalisier yakoresheje neza ihame ryo gushyira mu gaciro, atsindiye umudari wa zahabu. Uru rwego ndamushimiye. Perezida Kagame yashimiye abantu bose bateguye irushanwa kubera ko bashyize mu gaciro. Avuga ko amashyirahamwe y'imikino ku isi afite inshingano yo gufungura imiryango no gufasha abantu kugera kuri izo siporo, ngo nibyo UCI irimo gukora. Yavuze ko gushora imari muri Afurika ari ugushyira yavuze ko gushora imari muri Afurika ari ukwishyira ahantu harimo hihuta mu iterambere kandi urubyiruko rwinshi kurusha ahandi ku isi. Yakomeje agira ati, ejo hazaza h'Afurika n'ejo hazaza h'umukino w'amagare birasobetse, uhereye mu
uhereye mu gukora abasiganwa beza, gukora inganda zikora ibintu bitandukanye, kwigisha ubukerarugendo no gutegura ibirori. Amahirwe arimo ni menshi. Perezida Paul Kagame yashimiye abasiganwa uburyo babasha kubikora neza kinyamwuga, nubwo mu Rwanda by'umwihariko muri Kigali aho basiganwa imihanda ibimanuka cyane ahandi iterera. Avuga kuko kwihangana gusa nuko Abanyarwanda bagize kugira ngo igihugu kibe kigeze aho kiri ubu. Irushanwa mpuzamahanga ry'amagare riri kubera mu Rwanda ryatangiye ku cyumweru tariki 21, 2025, akaba ari ukwa 9. Amarushanwa yabaye yari ay'abasiganwa n'igihe ubwabo. Kuri iyi shuro noneho abasiganwa bakina mu gikundi, akaba ari uku rero bimeze mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko muri iri rushanwa ry'amagare. Yes, akaba ari rero dusoreje amakuru yacu. Gusa aho turakanda subscribe wayikanda, utarakanda like ukayikanda kugira ngo tujye tubana amakuru menshi agiye atandukanye abagenda avugwa haba mu mikino haba muri politike. Wowe icyo usabwa ni ugukanda like, ugakanda subscribe, ugasharinga video kugira ngo tujye tubana mu mavideo menshi agiye atandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza mwese, turabakunda neza cyane.